hanyuma abanyapolitiki batandukanye nyuma yo kumenwa imitwe ejo nibwo twaza tubona uwitwa Jean-Marie Kabundi na Martin Fayulu ariko n'abandi benshi babamenye imitwe. Hanyuma nka Kabundi yavuze nyuma yo kumenwa umutwe yagiye kuri Space ku rubuga rwa Twitter. Ni Space yari yahostinzwe n'umunyamakuru uri mu bakomeye muri Congo Kinshasa yitwa Stani Bujakera. Hanyuma Kabundi yavuze amagambo akomeye. Mu magambo yavuze ati dufite amahitamo yo gukora, either turokore igihugu cyacu cyangwa se tukireke kiruhame, kubera ko Felix Tshisekedi n'inshuti ze biyemeje gucamo ibice igihugu cyacu. Ikibazo cyo kwibaza ni iki Kabundi mu by'ukuri ashingiraho ashinza Tshisekedi kuba ashaka gucamo ibice Congo Kinshasa cyangwa se guhindura itegeko nshinga birahurira he no gucamo ibice, kuko ntabwo yigeze abisobanura. Urebye ako sinzi ikintu kiri muri Congo ku buryo abantu bose bari kubona Tshisekedi nkagiye gucamo igihugu mo kabiri. Wazalendo ariko toujours aho Wazalendo FARDC ibihari, FDLR mugeri mu bice bya Warikare ibihari. Hanyuma imirwano biravuga ko yabereye mu gace kitwa Luwolo muri teritwari ya Warikare. Luwolo na gace kari hagati y'uduce twa Banakindi na Banamulindwa, ni muri groupement ya Kisimba. Hanyuma ni hafi y'uduce twa Mpeti na Minjenje. Hanyuma amakuru avuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare mu gitondo. Hanyuma bikavuga ko AFC M23 ariyo yayitangije. Abasirikare urebye neza, umusirikare udahembwa, umusirikare utari mu rugamba. Yego. Nko muri iki gihe nk'abasirikare mu mujyi wa Goma, umusirikare muri defense amazemo nk'umwaka wose nta rugamba arimo, kandi ukaba utamuhemba, azakora iki? Azashaka umuturage amuniga yamuhe cyangwa yibi. So urumva nicyo kintu cya mbere baba barihanganye pe, kuko urumva umusirikare azakenera kunywa n'akafanta, umusirikare azakenera kurya, umusirikare azakenera afite besoin nyinshi cyane. So niyo mpamvu urumva kuba bari mu rugamba, atari mu rugamba bakanahembwa, cyangwa se niba bari mu rugamba bakanahembwa, no kuri ibintu byiza cyane. Ikindi ubona ko guhembwa kwabo bigaragaza ibyo tumaze bitubwira abantu, tubabwira ko M23 byayo byarangiye, usa nkaho yabonye igihugu cyayo. Yego. Ari byo ngibyo by'abantu z'abamukwegerwa bavuga ati igihugu giye gucikamo kabiri. Igihugu bose nibyo bavuga, ariko bihuze ni gutinya ishyamba zihemba abasirikare. Usibye no kubaha uyu mushahara Bonima niwe wabyivugiye kukurexiye atubuvuzi ndetse n'ifunguro rya buri munsi birahari. Kujyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro, umuryango wacu bikora neza kandi ku buryo buhoraho. Kandi ugiye kureba M23 hari ibisirikare byinshi by'ibihugu irusha kwambara. Gusa nirusha Burundi. Nubwo M23 yambara mucanga giko ariko irusha Burundi. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6.
tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muherereye hose. Nk'ibisanzwe abari mu Rwanda, abari mu karere, abari muri Afurika, abari mu bice bitandukanye bindi by'isi, ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Aziya, mwese mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe gibasuhuza ni Benjamin Babo, ariko sindi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kayiranga Melchior. Meki, wiriwe, amakuru yo kwirirwa, amakuru ya weekend? Amakuru ni meza. Turashima Imana, uyu munsi ni ku wa gatandatu. Turashima Imana ko iki turinze, turahumeka umwuka w'ubuzima. Niyo mpamvu tuba tuje gutanga amakuru, tuba twirirwanye nayo twiriwe dushaka hirya no hino. Yego. Hanyuma amakuru yacu ndashaka ko iyi weekend twibanda ku baturanyi. Turahera i Kinshasa. Ejo nibwo twavuga ku myigaragambyo y'amaraso yabereye mu mujyi wa Kinshasa, aho imyigaragambyo cyangwa imyigaragambyo yarimo amaraso. Uvuze ngo ni y'amaraso, ubwo nuvuga ngo amaraso n'igaragambyaga. Ni imyigaragambyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bo mu mashyaka atandukanye bamaganagamo icyifuzo cya perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi n'ishyaka rye cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo azemererwe kwiyamamaza muri manda ya gatatu. Hanyuma abanyapolitiki batandukanye nyuma yo kumenwa imitwe, ejo nibwo twaza tubona uwitwa Jean-Marie Kabund na Martin Fayulu, ariko n'abandi benshi babamenye imitwe. Hanyuma nka Kabund yavuze nyuma yo kumenwa umutwe, yagiye kuri Space ku rubuga rwa Twitter. Ni Space yari yahostinzwe n'umunyamakuru uri mu bakomeye muri Kongo Kinshasa yitwa Stani Bujakera. Hanyuma Kabund yavuze amagambo akomeye. Mu magambo yavuze ati dufite amahitamo yo gukora. Either turokore igihugu cyacu cyangwa se tukireke kiruhame, kubera ko Felix Tshisekedi n'inshuti ze biyemeje gucamo ibice igihugu cyacu. Ikibazo cyo kwibaza ni iki Kabund mu by'ukuri ashingiraho ashinza Tshisekedi kuba ashaka gucamo ibice Kongo Kinshasa, cyangwa se guhindura itegeko nshinga birahurira he no gucamo ibice, kuko ntabwo yigeze abisobanura. Urebye ako sinzi ikintu kiri muri Kongo ku buryo abantu bose bari kubona Tshisekedi nkagiye gucamo igihugu mo kabiri. Yego. So rega icyambere reka ndebe uburyo bayibonamo. Bashaka kubona ko guhindura itegeko nshinga kwa Tshisekedi biri buze guha imbaraga M23 mu kuvuga ariko niba utugumye kutwizora utwigiza hirya ku bice hagire abaturage bacu batora, natwe nitugumye kugaragara, icyo dukora niki turahita dushaka natwe ko twigira igihugu. Icyo ni kimwe. Hanyuma abangaba bari kuzana ngo arashaka gucamo igihugu kabiri, bimeze nk'iturufu ari kuzana kugira ngo abaturage bumve ko ibintu byakomeye igihugu cyabo kigiye gucikamo kabiri. Urebye bose none bibaze kuntu Kabila avuga ngo hagiye kubaho gucikamo kabiri. Kabund ati, Katumba ati, Martin Fayulu ati, cyangwa Denis Mukwege, cyangwa se bakaba bafite isiri baziranye na Tshisekedi, bakaba bazi ko iyi deal yo guhindura itegeko nshinga n'ubundi izahita igira gute. Nose Kabund nk'umuntu wabaye secretary general w'ishyaka riri ku butegetsi, ntabwo ashobora kuba afite amakuru y'uko umugambi uhari. Umugambi se ubundi wawugira ntiyabikora koko, uwabikora yabakoze nabi. Kongo uko ingana gutya yarabananiye. Tshisekedi mbwira imyaka maze imihanda maze gutanga abaturage ingana gute, kandi yaje avuga ko Kabila ntacyo yakoze. Imyaka maze kubaka ibigo by'amashuri bingahe? Ntabwo mbizi, ariko agiye kubuzuriza arena. Ibigo by'amashanyarazi bafite abaturage bo muri Basisi, imyaka 20 y'ubwigenge nta mashanyarazi, nta mazi, abaturage barwara indwara, nta bigo barwara indwara zituruka kunywa amazi mabi, zituruka kuba mu buzima bubi. So yewe ntago mbona ko kimwe yakoze. Yacyo yakoze nyine yakinye diplomasi, yakina politique, aragaragara, aramenyekana mu bantu bazwi ku isi. Tshisekedi nawe arazwi.
so rero jewe ikintu mbona cya mbere mu biri kuvugwa bose bati itegeko ati igihugu kiracikamo kabiri. Yego. Kubera iki bundi abagabo bose ikintu bari gutabona ari gucikamo itegeko, ari gucikamo kabiri kwa Kongo. Byanga bifunze noneho bari kubona kabiri ariko je ntabona kane. Shako barayaje we. Bari kubona kabiri je nkabona kane. Kabiri gute? None se tuvuge na ari zora M23. Izahita tuvuga natwe tubivuyemo. Katanga nabo bari hariye. Yego. Bahaguruke. Abo muri turi. Niyo mpamvu Kabundi akoresha ijambo balkanization, ntabwo ari sudanization. Atarimo arakora balkanization. Balkanization urumva baracyabifata nka kwa kundi kumva ko u Rwanda rwagiye gufata ubutaka bwabo. Ariko nono Kabila we mu kuvuga yavuga balkanization ariko giye mu mujyo wande wa Tshisekedi. Ahitamo kuvuga ko ari iki ari sudanization. Yego. Sudanization uvuga ngo igihugu kizacikamo n'undi kabiri. Ariko baravuga bikeya. Mu minsi iri naguza atanye kumva bavuga ngo igihugu natwe Katanga turafata hacu. Reka Katanga hari umutwe witangaje ko wamaze gutangiza urugamba. Witwa MDKC. So abangaba nanone ba Thomas Rubanga naho agira gutya bitangaza. So mu byukuri urabona ko Tshisekedi ibintu ari gukora azi icyo agomba gukora warabizi. Yego. Ariko n'abagabo barabizi ahubwo nuko bari kuzana gusa kugumya kubishyira mu baturage. Igihe ikintu mbona bose bazi ko bazi umugambi bazi ikiriho. Hari ibyo bazi bihari ariko badashaka kuvuga direct. Bose bakavuga ati rero twe turabona tuvuge tuti Kongo igiye gucikamo kabiri kuri akagiye gundi itegeko shinga. None abaturage nabo bakubiza babifate gutyo nuvuga ngo Tshisekedi azaba ku butegetsi igiye Kongo izaba yaracitsemo ibice. Bose bavuga ati byose byakozwe na Tshisekedi. Badashaka kubishyira kuri Kabila, nyamara ushaka gusanga umushinga ari wa Kabila. Cyane ngiye n'urugero mvuga nyine mu buryo politike buri wese bahisha ama agenda yabo bakatwereka ukuboko biri mu kuboko kw'ibumoso ukuboko kw'iburyo nta tutabona ibintu birimo. Kabila kari kuvuga gutya ko hagiye kuba sudanization nyamara we wapanze nuko iyo sudanization izajya mu bikorwa ariko kuba ko ari ku butegetsi bitari bushoboke. Yego. Aha kareba ko ariko uyu wigira ngo ni père de mère ngo wa Kongo ngo ni ise na nyina bose n'abakongomani ikarowe mishoraho. Mu gihe Kabila bati n'umunyarwanda bejo bundi yagiye mu manza bagiye mu manza bavuga ko ari umunyarwanda. Hajya bavuze ko ngise yitwa ndetse ikizina bavuze ngo yitwa ndetse ntago nyibuka. Ikizina kimeze ukunda kibagiwe ariko abantu bari dukora icyo baza kubitwibutsa ariko kugira ngo bagushakira so gushakira ubwene igihugu bagushakira gusa akongomane rwose ntago boroshye. Rero mbona ko ibiri kuba muri Kongo ibi byose biragaragaza nyine uko bizagenda kandi ibyo bavuga bishobora kuzaba ariko abantu batekereza bibaze ngo niye mpamvu buri wese ari kuvuga ngo Kongo izacikamo kabiri nuko babizi. Yego. Hanyuma tugiye muri Nord Kivu, amakuru aturuka muri teritwari ya Walikale aravuga ko kuri wa gatandatu haramutse imirwano ikomeye cyane hagati ya AFC M23 na coalition. Ibitangazamakuru bibogamiye ku ruhande rwa leta biravuga ko Wazalendo ariko toujours aho Wazalendo FARDC ibihari FDLR mugeri mu bice bya Walikale ibihari. Hanyuma imirwano biravuga ko yabereye mu gace kitwa Luwolo muri teritwari ya Walikale. Luwolo na gace kari hagati y'uduce twa Banakindi na Banamulindwa ni muri groupement ya Kisimba. Hanyuma ni hafi y'uduce twa Mpeti na Minjenje. Hanyuma amakuru avuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare mu gitondo. Hanyuma bikavuga ko AFC M23 ariyo yayitangije. Niyo itangije ni imirwano wavuga ko hari ya Walikale naho hari uduce gembana muri Walikale hari uduce M23 yijyamo tumeze nk'udupe strategique. Ndetse reba nkaza ha bitihura ujye muri ibitango ni groupement ya Kisimba ujye muri za Ikobo. Hari ahaduce M23 ifite ubona ko two muri Walikale. Yego. Ubona uduce imana niye cyane pe mu duce yasimbukiyeho mbere. Ubona rero ko dufite nk'amantu nk'amapo strategique. Sinzi impamvu idufite ikaba idafite Walikale igice kinini cyane. So rero tuduce natwo FARDC na Wazalendo na FDLR bahora bageze gute bahora baza kuyitera. Usanga bikava ko M23 ishobora kubatanyije urugamba
ari bagize gutari bagiye kubatera ubwo ntawe uzi impamvu ishobora kuba ihakeneye kuko urebye neza ubona ko M23 nayo ikeneye kubajujubya ikabageza kure kuko bitabaye ibyo abasirikare bazahora baza gushamburiye M23 n'abasirikare bayo. Ntibyaba biri muri bya bintu duhora tuyisaba yuko igomba gukuramo pinga na Walikale centre wenda akaba ari cyo imirwano yo kuri wa gatandatu igamije duhora tuyisaba ari imirwano itavuzwe cyane. Njyewe ntago mbona ko ari bwo buryo inzira za pinga ntago ari hariya ntari banza wagira ariko ntago ntekeza ko ishaka gufata pinga yanyura hariya uko yanyura za Mpeti ariko hano ni hafi ya Mpeti toujours ariko gusa M23 imaze iminsi gufata utu strategy twose two mu nzira ijya pinga so ifite rero ahantu henshi yagenda inyura ikajya pinga ariko muri izo nzira za Mpeti ho ubona ko ari mu nzira zerekera pinga so ifite ahantu henshi yaca ikaba yagerayo ndetse burya Mpeti ho hanyura n'umuhanda ujya pinga wenda ako gace wavuze ko sinzi ngo ni hehe ariko ikigaragara cyo ubona ko M23 ifite uburyo ugenda ibikora buhoro buhoro urebye neza nka pinga M23 ibikora buke bazashiduka umunsi umwe gusa ibyuko igahita igira gute ibasimbukiramo ikafata pinga kandi ubona ko niko bijya bigenda buri uzari byo mu rugamba M23 Rwanda ujya kumva buhoro buhoro bakayiseka nk'ubu ikaba yaca ikaba igomba kuza uyu musozi tureba hano akaba ari pinga igahita ica nk'inyuma ikigendera ikigira nko mu rugerero isize mu Rubavu yego wenda turi ku Nyundo ikigira ku Nyundo abandi bagoma batapo bakigumira muri uwo musozi umunsi umwe gusa cyangwa se bugasize ikivu niyo pinga yego uraje wigiye kuri uwo musozi wa Rubavu cyangwa ugiye kuri Mogoma hanyuma ndakaguma mu kibavuga ati barati byarabayoboye umunsi rubumwe rwose wo kujya gute wo gufata akantu bishaka gufata. Okay, hanyuma muri Kivu ya ruguru tukiri muri Kivu ya ruguru ngira ngo wabonye amashusho ejo Colonel Nzenze John Imani ni jede wa M23 umunsi w'ejo yahaye ubutumwa bukomeye abawazarendo na Nyatura bari mu intara. Hanyuma mu butumwa yabahaye Meki uko bano babawazarendo na Nyatura cyane cyane mwibi bice bya Nyiragongo bamaze igihe bateza umutekano muke basahura abaturage rimwe na rimwe bica abaturage no muri za Masisi nyine hose bakabasahura no mu bice bya Masisi. Hanyuma mu butumwa Nzenze yabahaye yabasabye gushyira intwaro hasi hanyuma bakagaruka iwabo mu mago yabo hanyuma bakagira uruhare mu kubaka bundi bushya sosiyete yabo. Yarabwiye ati mu magambo ye ati imiryango iracyafunguye kuri abo bose bahitamo amahoro, ariko yaranababuriye ababwira ko abo bazakomeza kwinangira bagahitamo gukomeza imvururu bazasanga donc babaye expose ku ngamba zashyizweho na AFCM 23 zo kugarura umutekano no kurinda abaturage. Bivuze ngo abatari bwubahiriza ano mabwiriza byanga bikunze bagomba kuzaraswa Meki. Nyine urumva yavuze ko bafite umuti ubundi sinzi hano ijwi rye naribonye byivugira we warishyizeho abantu bakaryumva. Saza bariye ko ntababona abasaza muri aho ubuzima bwo kwiruka ubuzima bwo guhunga abantu bugiraho ingaruka za mbere ni abasaza sibyo ra abana n'abasaza rero twahisemo kutongera guhunga. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bubuza umuntu kubiwe bubuza umwana kubiwabo. Abasore bacu bari mu mashamba mubabwire ko
twariteguye bihagije kugira ngo tubakishe. Abasaza murabyumva, ubutumwa mubajyanire, mubabwire ko bakuru babo na barumuna babo babategereje. Ubutumwa murabutanga, abasaza, ubutumwa murabutugerezayo. Rero mureke gutega gikanu ngo baze bateme, baze babanyage ibyo mufite, ko babategereje mwatashe ko iwacu ari amahoro. Abo twafashe ubu turi kumwe, abaje bituye nabo turi kumwe, turi gukorana. Ari nka FARDC yabafashe, murabizi uko byari kugenda, kuko abacu bafashwe hari abo mukibona, abo bafashe hano se, abo bagiye batwara hano, hari abagarutse. Mwihagarareho rero, twirwaneho turi hamwe, abazaza tuzabakira. Nimushaka guhunga muzahunga kugeza ryari? Uriya naheza nk'iwabo w'umuntu. Abahunze turabizi, ingaruka zo guhunga turazizi. Ntabahunguse barimo hano, bakwishimira kongera guhunga. Kugira ngo icyo kibazo gikemuke, twese tugomba kugiramo uruhare. Dufite umuti, turaza kuwukoresha, kandi ndakeka bamwe amakuru bayafite. Murakoze. Uwo ni Nzenze, yari muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo. Ati dufite umuti kandi tuzawukoresha. Umuti nta wundi ni isasu. Nabo ngabo kandi urose bibaza ko ubundi ngo atari umuti. Tuvuge baza bavuga, abazendo bari kuvuga ko ngo inzara irenda kubicirayo. Byonyine MV turifunza amayira bakuragamo ibiryo ikabazirikira ikanga kubaha inzira. Baza ko zapfa kuva yose. So Nzenze byavuga abatipe babazarendo n'aba FARDC n'aba FDL bakiri mu mashyamba mu bice MV turafasha bafite ibibazo bikomeye cyane. Umunsi MV tuzasekuriza cyangwa izafata umwanya wo gusukura ibyo bice, bazaba bafite ibibazo bikomeye cyane. Ikindi nabo kuba bakirimo aho ngaho bibangamiye umuturage. Rimwe na rimwe ari inyabyakaza akajya iwabo, kandi umve ngo nazi wabo na MV twarije kizaje gitangire kugira bigira ingaruka ku babyeyi babo. So urumva urebye neza Kivu y'Amajyaruguru nabonye Bahati Gavana bari muri mobilisation yo guhindura abaturage imyumvire, kubereka nyine icyo MV turi bazaniye, icyo izabakorera, ubuyobozi izabahaye, umutekano. So urebye ni nabyo bari kubwira abazana uti muze mujye kumwe natwe mureke kugira gute muri Rwanda. Yego. Wabonye ko abajene ingabo za AFCM 23 batangiye guhabwa akantu. Bariya nuko bifotoreje ko hashize icyumweru n'igice, ribaza nk'icyumweru n'igice. Kandi umuntu wabimpaye miyo nkuru cyo nabivuze nigendera. Nabivuze nigendera ntabitinza, ariko batangiye guhembwa rwose kuva ku madolari 50 atari 40 kuzamura. Kuri buri musirikare wahariye ashobora guhabwa amadolari 40 kuzamura. Mu by'ukuri ni ikintu kiza cyane. Abasirikare urebye neza, umusirikare udahembwa, umusirikare utari mu rugamba. Yego. Nko muri iki gihe nk'abasirikare b'umujyi wa Goma, umusirikare muri defense amazemo nk'umwaka wose nta rugamba arimo, kandi ukaba utamuhemba, bazakora iki? Ashaka umuturage amuniga yamuhe cyangwa yibi. So urumva nicyo kintu cya mbere baba barihanganye pe, kuko urumva umusirikare azakenera ku mwana akafanta, umusirikare azakenera kurya, umusirikare azakenera afite besoin nyinshi cyane. So niyo mpamvu urumva kuba bari mu rugamba, atari mu rugamba bakanahembwa, cyangwa se niba bari mu rugamba bakanahembwa, no kundi ibintu byiza cyane. Ikindi ubona ko guhembwa kwabo bigaragaza ibyo tumaze bitubwira abantu, tubabwira ko
M23 byayo byarangiye usa nkaho yabonye igihugu cyayo yego ari byo ngibyo abantu z'abamukwegerwa bavuga ati igihugu giye gucikamo kabiri Mm. igihugu bose nibyo bavuga ariko bihuze ni gute inyeshyamba zihemba abasirikare Mm. ubundi muri rusange inyeshyamba ziba zikize mu bihugu by'indi bihugu kubera iki zirambura ziba zifite ibintu byinshi zikora amafaranga yego ariko noneho kuvanga inyeshyamba ngo ziri ku mundo wo guhemba umusirikare cyangwa guhemba umuyobozi Mm. izo nyeshyamba ziba ziriseriye aho kuri baza finance akazi bifite ni kazi gakomeye cyane ni ukuvuga ngo M23 abasirikare bayo bose kuva ku wa mbere muto kugeza ku mukuru kandi maze kugeza abasirikare barengangira ngo mu bihumbi 50 gutyo kuzamura 50 ashaka ko barimo Mm. ibaze bose urumva yo logistique ikomeye ni amafaranga menshi kuko nk'ubu amakuru wowe uri kuvuga amadolari 50 ariko amakuru ava mu begereye ingabo z'uriya mutwe aravuga yuko abatoya bari guhabwa amadolari 100 amadolari 100 uyashyize mu munyarwanda ni 146 gutyo cyangwa 145 mu gihe bafite amapeti yisumbuye bari gufata amafaranga arenzeho ngayo hanyuma Benjamin Mbonimpa byaba ari muri aka karere bari abasirikare bari guhembwa menshi bari aho ngaho bagerageza hanyuma Mbonimpa Benjamin ni umunyamabanga nshingwabikorwa none umunyamabanga uhoraho wa FCM 23 akomoza kuri iyi mishahara yavuze ati ni icyiciro gikomeye ati ni icyiciro gikomeye ukwita ku basirikare bacu b'intwari yego hanyuma ati usibye no kubaha uyu mushahara Mbonimpa niwe wabyivugiye kuko urexiye ati ubuvuzi ndetse n'ifunguro rya buri munsi birahari kujyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro umuryango wacu bikora neza kandi ku buryo buhoraho kandi ugiye kureba M23 hari ibisirikare byinshi by'ibihugu irusha kwambara gusa nirusha Burundi nubwo M23 yambara amacanganyiko ariko irusha Burundi abarundi bambara nabi pe abarundi bibirwa basererezwa bambara ipantaro bifite wagira ngo hano munsi yabireretamo bambara n'utuntu tumeze nk'udusorori mu mutwe kandi ni bakeya batugira ariko M23 zigira izi casque zigira amahelmet ari profession ubundi akenshi bako agirwa n'ibihugu nyine bifite za special kuko muri aka karere mbona ari bakeya none banazifite kuko nka UPDF usibye SFC hari abandi ntago ndabona bazambaye arazigira UPDF shaka kuzifite nkuko irazifite ariko zambarwa na special force u Rwanda arazigira cyane yari muri kazi kuri patro hehe yari beze ku burinzi arazigira ariko polisi impamvu bameze gutyo u Rwanda rwo nuko igisirikare hafi bose babatraininze kugira ku rwego rwa special force cyane usanga hari ufite advanced course cyangwa se afite ntuza iriya fast course iriya ntuza ya mbere so rero ubona ko M23 rwose pe irarusha tutanga urugero Burundi pe wapi na Kongo kandi Kongo nayo ya mbere Kongo igiye byenda bisa nabo ukuntu ariko uretse ko mu iyi minsi basa nabivuguriye ko basa nkabivuguriye cya bindi baheruka nko muri 2020 cyari bibi cyane cyatari bareka bambaraga na uniform zacitse ugasanga rwose uniform umusirikare yaracitse hasi aho uzaho kana ibyo nakubwiraga ejo narakubwiye nti imiyoborere myiza na spirit y'imiyoborere umwuka w'imiyoborere impumeko y'imiyoborere uyibonera ku gisirikare buriya ntaho kanavuga ngo batangiye guhemba abasirikare none Mbonimpa ajya kubyica agahita kubidoterega bararya barambara babona buri kintu cyose baranabona n'ubuvuzi bureba bazabaza no ziva mu gisirikare n'abafayizi bajya basanga M23 cyane ahubwo yiteguye kubakira kubera ko urabona ko M23 ari bangame no kuba nk'ubu ngubu yamaze kusa nkaho iba leta M23 cyangwa se yigize leta reka tubivuge gutyo muri iyo situation yakiriyemo abantu bavuye mu gisirikare kandi igisirikare kibahemba sasa iyo ni challenge kuba umusirikare adeployinze mu birometero 5 ahembwa uwawe na bari bombi harimo distance intera y'ibirometero 5 yuhembwa n'udahembwa wawe unduhembwa azabuzwa n'iki kuzana uhemba udahembwa urumva bishoboka urumva barimo challenge buriya M23 ifite challenge ikomeye cyane ariko mabona ngo umusirikare uri mu rugamba akesha ryatita ku byo guhemba nyine bari abari busy uri umusirikare
umusirikare ashobora kujya ku ikosi ava ku ikosi ajya mu rugamba cyangwa ajya hana muri mission ugasanga ahora ari busy mwene ntiyategeza gukuraho ubutegetsi mwene ntiyategeza kwivumbura kubera ko abari muri activity nyinshi cyane. Hanyuma ababirebera mu mirongo migari bakavuga ati kuba FCM 23 yatangiye guha agafaranga abasirikare bayo ibi birenze ku guhemba abasirikare gusa ahubwo bigaragaza ko ikomeje gushimangira ubushobozi bwayo bwo kwigenga cyane. Nibyo navuga ngo ubwabyo igisirikare gufata neza igisirikare bwacyo nyine no zufata igisirikare neza nkande nka leta no zigifata nk'ishyaka ngo rifite ishyaka se inyeshyamba. Hari ibintu ugomba guhita wibwira ibyo byose guhemba abasirikare nyine birashima. Nibyo navuga ni logistique byo nyine kugira liste y'abasirikare bwabo ukamenya ngo umusirikare ngo bari muri bataillon runaka muri platoon ni muri section ni cyangwa muri company ni cyangwa aba muri brigade ni ukamenya ngo umusirikare ubwo ni kuvuga ngo from on the top kugera kuri hasi cyangwa from 0 to from down to hejuru kuva hasi kugera hejuru cyangwa kuva hejuru kugera hasi. Ibyo byose bikwereka nyine imiyoborere bari imiyoborere haba harimo birokrasi nyine iri ku rwego rwo hejuru. Yego kuko ibyo none reba babu twebwe igitangazamakuru tumaze kugishaka kugira abantu 10 urumva abantu 10 ukabagira aho ukabamara n'amezi 5 utarabona nibura 5. Ikibazo ubu bushobozi AFCM 23 bukura he ninde swirusha amafaranga uzajya ubona itayago ugire ngo yinjiriza he yinjiza he ibyo bibaza cyinshi sa itubikubwira kuntu bose yafite niba utayibona se ko yinjiza. AFCM 23 ntifite ibirombe bya Rubaya n'ibigenzura none bakubwira ko ikirombe kigira gifite kuruta isi 20%. Imisoro ivamo hari yonyine ubwa ntiyamba abasirikare. Hanyuma turebe ibirombe tujya twumva byatwangiza bitajya bivugwa twangiza kimwe tujye mu birombe bya Soma Kivu iriya muri za Rwindi ibyo z'amafaranga ibyo za Ngungu ngo habonetse zabo no muri za Nyangize n'ugize ngo habonetse zabo kuguki ahubwo ikituma iba bizo banza n'icyo ngicyo none zerumva ifite ubutunzi imisoro yinjira hano mu mupaka singana gute erega nukabone Kongo irira Kongo yararuzinze Kongo yabuze no Rukivu yararuzinze ikabara kandi wa mugani no Rukivu urebye iri mu ntara zangirizaga amafaranga menshi ko wayishyira ku mwanya wa gatatu wenda nyuma actually nka Kinshasa nta kintu yinjiza oya nka Katanga ishobora kuba ariyo ya mbere kuko ikfura kuri Zambia haba n'ibirombe byinshi bya zahabu na diama hano haba amafaranga sha papu hano muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo noze sha nuvuga ngo ikindi kandi no abanyamuryango ntibatanga imisanzu urumva M23 ni igihe buze bakabira tujya tumva bavuga ntibavuze ntibafite amafaranga bavuze tuzatuba haba duhemba abasirikare ntibyakora ntibigeze kuvuga ko kera bigeze kuvuga ko Kabila yigeze kujya hemba abasirikare byaravuzwe nyine byari ibintu bavuga Kabila atari yanaza hano muri Goma bakiri no mu mashyamba ati Kabila yarabafashije nyine baba bivuga ariko bikwereka imyaka 5 ishize ubundi bavuga ko imyaka 5 ishize abantu bashobora uyoboye ahantu nkuko uri nyashyamba ukayobora ahantu ubushobora gusaba ubwigenge bw'igihugu bwako gacu uyoboye. Yego kandi imyaka 5 irashize amategeko mpuzamahanga arabyemera cyane arabyemera rwose hari ibintu witaba ko byabaye automatically sibyo byabaye automatically uhitubona ko rwose M23 bihirimo ni ibihe byayo ni bya bihe iri kugera mu bihe byiza bya bindi na buri munoze abayifuza gukora muri Kivu y'Amajyaruguru na gute cyangwa Kivu y'Amajyepfo none kubugure M23 utuvuga gutya ngira none ikubiso nka za Kamituga igashyiraho za Mwenga kubitaho cya Uvira byaba bigenze bite se fata imisoro yinjira ku mipaka wibuka ko urujya n'uruza rwa East Africa urujya n'uruza rwa East Africa rujya muri Kongo runyura mu mujyi wa Goma runyura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Yego nase urumva wagira ko M23 itameze kuko kuntu iko bien sana
ibaza noneho nk'iki kibuga mpuzamahanga cya Goma igifunguye igifunguro urumva ko byaba bimeze bite noneho ibintu byahita ibindi Okay, hanyuma arandi makuru waba ufite muri Nord Kivu mbere uko tumanuka? So Nord Kivu ndibaza ko sibye inama nabonye yabaye bananga bakoze ariko ntabwo navuga ngo hari ikindi kirenze umunsi bakoze inama nabonye banavuze no kuri ya siko yarashe yego bakoze inama yiga ku bintu by'imisoro byo n'umwe nakubwiraga nyine tu yego mwe nakubwiraga ko AFCM turwa ibintu iri gukora ikwikora nk'igihugu kwikora nk'igihugu ku buryo mu gihe kizaza yakona ukabona igihugu kiravutse abantu ibyo batemeraga bakagiza gute bakabyemera rero ubona ko amafaranga izayakorera yabone ibikoresho bya gisirikare byo Kisekedi bahaye ingabo barazifite abakozi barabafite abaturage barafite rero ubundi ikintu babura ni iki barabura gusa ibyo by'amategeko yo kugira ngo bakudekara nk'igihugu hari ibintu ubona bizakunda mu gihe gito mu myaka nk'ibiri ibintu bizabishobora kuzaba byacayutse abantu babona ibindi bintu by'abantu batizeraga bari kubona ko bibaye rwose bakavuga ko rero ko ino nama irebwa ku cyerekezo cyabo bareba ku buryo imisoro yafasha mu kubaka ubwo n'ibikorwa nyine kubaka Kongo kubaka igihugu gikomeye gitanga umusoro kandi ngo Kongo yigenga imisoro itangwa he ko itangwa muri Goma ikabarwa n'abo muri Goma yakira ko muri Goma ni Goma yigenga abagabo rwose kongera kuvuga ko igihugu mbese nko kongera kubaka igihugu mu cyubatswe binyuze mu ivugurura ku miyoborere no gucunga umutungo neza wa rubanda yerekwa ngo niyerekwa nyine rya AFCM turwa muri make ni nka manifesto yabo cyangwa se ingengabitekerezo yabo igomba gufasha kubaka Kongo ariko bakinjiza imisoro ariko imisoro ikagira abaturage akamaro yego hakabaho ngo yemeje ko ngo habaho ko nta terambere rirambye bishoboka hatabayeho uburyo bw'imisoro bugezweho buboneye kandi bukorera umuturage kuko abaturage nyine barashaka kubajyana mu masysteme nyine ajyanye no gutanga umusoro kugira nk'ibyo mu Rwanda ibya IBM iki abaturage bagiye kujya batanga imisoro sibyo kandi ariko imisoro bigize gute bashaka kujya gute kuzabyaza umusaruro nyuma andi makuru avuga wenda muri Masisi biravuga ko haba hari imirwano mu duce twa Kibabi Gasake aho ngo koalisiyo yiteguye gufata Ngungu Gasake bishaka gufata Ngungu hanyuma ariko nanone ngayitwa Ndurumo Shengisha na Gitobo ni Gitobo ni Gatobo muri Bimbwe no hari amakuru y'imirwano cyo kimwe no muri teritwari ya Kabare ubwo Kabare ni muri Sud Kivu muri parike ya Kahuzi Biega aravuga kwesurana muri iryo shyamba makuru nkesha mugenzi wacu Kedi yego nibyo niko bimeze bari kurwana ariko ikintu cya mbere mbona nuko hano nta nubwo imirwano nkanga muri Kabare muri Karehe imirwano ihoraho pe hameze nkanga muri Masisi za Gatoyi yego rero aho Kibabi na Gasenyi bari kuvuga ubwo ni handi abazarendo bari bagize gute bagarukira ko aho bagarukira ntago babagisha bagomba kubageza ni kimwe no muri bice bya Ngungu abitwa ba Macano bitwa Maroke n'abazarendo n'abajenerali ba muri Remeka
kandi iyo remeka bivuze ko nyine bashaka kujya gute, bashaka kuza gushamburiye nyine Ngungu. Ngungu rega n'ubundi gufata Ngungu, gufata Ngungu minizi Rubaya, nuvuga ngo bashaka Rubaya rwose. Ngungu ariko ni ku rupfu, sinzi niba bapfa kwigereza baramutse bibuka ibyabaye ku Barundi mu mwaka ushize. Rubaya sawa niho bakubitiwe. Aha Rubaya bigera buri munsi niho bakubitiwe. Rega ntaho nose gatubo niho bakubitiwe, rega bakubitwa buri munsi. Kuko babaza rendo rwose ishoboka kubita, nose babanze kubasubiza inyuma inshuro 2 muri uyu mwaka. Yego. Ahubwo banza ari 3. None se basubira bagenze gute nabakubiswe? So urumva rero ko ntago wavuga ko bazakubitwa rwose, bazazabona kubitwe. Ntago waranyurwa rega. Kireka bivetwa nigenda igafata bundi ikeneye gufata abajenerali babo. Wibaza uburyo idakora operation ngo igenda ifate nk'aba macano, ifata aba ba Mutayomba, ifata aba Kigingi, bose bafate. So memekeka tube dusoreje ahangaha, hanyuma mu kanya turagaruka tujya muri Sud Kivu. Yego.